hari umuntu wita Gitifu Sebatware. Uwo Gitifu Sebatware yitwa uzabakiriho Antoine Alfred, ayo mazina yo marayitwa. Yize arihirwa n'ubuyobozi dufite bw'u Rwanda ubu ngubu, yiga ikoranabuhanga, arihirwa n'u Rwanda, arangije anahabwa akazi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu. Hanyuma aza kugenda, afite se wabo witwa Felicien Barigira, wahoze ari umwe mu bayobozi bakuru b'inteko ishinga amategeko, nawe wo mu Genocide Ruharwa, bavuka i Nyamasheke. Arabafata arabatwara. Ariko uwo Gitifu, ise uzabakiriho Bernard, nyina Antoinette Nyirabakungu, abo ndabazi Butare. Abo babyeyi be bakoze Genocide hariya ku Kabutare, baraharimbura. Ise yigishaga muri universite, yigishaga chimie, nyina akigisha muri groupe scolaire Butare. Baba mu mazu ya groupe scolaire ku Kabutare. Bakatiwe na Gacaca, ise bamukatira imyaka 30, nyina bamukatira imyaka 19, bagwa muri gereza ya Karubanda bazize uburwayi. Ku mbuga natangaje n'indwara bari barwaye, bamwe barambwira bati ntabwo wagize neza kuvuga ko bari barwaye sida iyo byihorera. Oya, ntabwo nabyihoreye, kubera yuko bamwe bakwiza ibinyoma bakavuga ngo muri gereza twiciramo abantu kandi atari byo. Abo bazi indwara ya sida bari bafite, kandi leta yarabavuzaga. Ariko haraho virusi igera nyine n'imiti kayinanira. Ariko uwo muhungu wabo, kubera ko yabonye umuvumbuye nayo isanzwe muzi, ariko ngaragaje ukuri kwe, birumvikana baranyibasire ko nta kintu ntwaye. Ariko kuri kugiye kumenyekana, abo bantu iteka bahakana, banga kugaruka mu murongo w'abantu nyabantu. Ni ngombwa no kubwira urubyiruko ngo dore nimujya musoma ibintu byandikwa n'uwitwa Gitifu, dore uko yitwa, dore amateka ye, dore impamvu zibimutera. Hari akandi kana nanone akitwa Patrick Rugira, aba mu Faransa. Abo bose akenshi baba mu Faransa, Ububiligi na Canada. Akomoka mu karere ka Karongi, komine Gishyita. Ise Sibomana Metusera yarimbuye abatutsi mu Bisesero, yisha abatutsi ku Mubuga kuva muri 1992. Umuhungu we yari yarabihishe, ariko ajya ku mbuga nkoranyambaga atuka FPR akayandagaza. Niyo yamwigishije. Abo bose mvuga babaye ino, biga kuri leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ariyo bashyize mu mashuri, ariko ubu bahindutse imbata z'urwango n'irondabwoko bakuriyemo. Bon, rero ni ngombwa abarezi kumenya ibi bimenyetso, kugira ngo mu kubisobanurira abana bijye byumvikana. Umwana iyo umusobanurira ikintu gifatika aracyumva. Iyo utinye kubivuga ntabimenya, ntabwo bimenya, ahubwo uramucanga, akazafata bya binyoma by'abo bantu babi, kuko bazi kubyubaka. Hari n'abahimba bakita ko bacitse ku icumu, kandi ari abana b'interahamwe, bakita ko bacitse ku icumu rya Genocide, kugira ngo abazungu bashobore kubumva bakeka koko ari abacitse ku icumu. Abahama ingero ebyiri, hari uwitwa Claude Gatebuke na mushiki we Alice Gatebuke, baba muri Amerika. Abo bantu, ise yitwa Justine Gatebuke, avuka mu ari komine Kayove, ubu ni mu karere ka Rutsiro. Yize muri Universite y'u Rwanda. Nge byanteye rwose n'amatsiko njya gushaka amateka ye, kuko bavugaga ko ari abatutsi barokotse. Ariko numva sibyo, kuko uwo muntu nari muzi, naramubonaga. Mbona ifishi ze, registre yigiyeho, n'ifishi ndayifite nimero yayo yigiyeho muri Universite. Ifishi yasinywe n'uwari umunyamabanga mukuru wa Universite, Charles Ntakirutinka, mu mwaka w'1984. Yiga mu ishami bitaga École Supérieure de Technique Médicale rya Kaminuza y'u Rwanda. Ni umuhutu, biranditse, si igihe wabishyizeho. Abana bese baraje bahindutse abacitse ku icumu bivuye hehe? Nabyo nabyanditse, ndabyerekana ku mbuga nkoranyambaga. Batinye no gusubiza abo bana be, haraduka akandika abandi batukana. Igihe ntawe ujya nsubiza ko ntabyo abona, barantuka gusa, cyangwa bagahimba ngo wonse amashereka y'abahutukazi. Ibyo nabyo ni ibinyoma, ntawe bihuriye rwose namba.
barasebanya gusa. Hari akandi gakobwa kitwa Denise Zaneza aba mu Bubiligi, nawe muzamubona we yandika kenshi rwose akibasira abayobozi bakuru b'igihugu. Uwo mukobwa ise yitwa Marcel Sebatware, yayoboraga uruganda rwa sima mu Bugarama mu karere ka Rusizi. Ise yafatanyije n'abitwa ba Yusufu Munyakazi. Yusufu Munyakazi yakatiwe n'urukiko mpanabyaha rwa Arusha, yaguye muri gereza ya Arusha y'umuryango w'abibumbye. Marcel Sebatware barimbuye Bugarama yose. Intara hamwe ze zavaga mu Bugarama imodoka zitwaye bakajya kwica imibirizi, bari barangije Bugarama bajya mibiriza hitwa Mushaka, bajya Bisesero, bajya Hanika, Nkanka, Shagasha, Nyarushishi, Nyamasheke, Kibogora. Hanyuma umukobwa we ubu yirirwa mu Bubiligi avuga ngo araharanira uburenganzira bwa muntu, atavuga ibyase. Ngaya amateka dukwiye kumenya. Reka ndekera aha ngo ararekwa ntashira. Ndongera kugushimira Yolanda, kandi uko uzakomereza aho tuzagufasha uko dushoboye, namwe kandi muzamushyigikire. Ndabizi ko kwandika si ibya buri wese, ariko umwanditsi iyo yanditse akabona basoma igitabo cye bakanamubwira uko babitekereza, bakanamubaza n'ibindi bibazo, bimutera imbaraga. Muzamushyigikire rero musoma igitabo cye kandi mukimenyekanisha. Ndabifuriza gusubira mu ngo zanyu amahoro, kandi igihugu cyacu dukomeze tugikorere, dukomeze tukirinde, twubake igihugu cy'Abanyarwanda bose. Aya mateka tujye tuyiga, tuyigishe, ariko abana tubigisha urukundo, tubigisha no kutazayigana.